kumenya amakuru y'ubuzima bwawe y'ahazaza hawe n'ikimana ihavuga nukwambuka ufite icyo wambukanye. Kumenya hazaza hanjye hazamera gute, ni ujye kumukubira ngo umwami ngo umwana wanjye ngimvize nazibure ntiguhetse ngo uzabona ibyiza by'abana bawe. Yikubwiye guzabona ibyiza by'abana bawe utarabyara, biba bivuga ngo iguhaye kurama umwaka uzawujya mu busozi, ariko kugenda utazi nimba uzarama ejo ukabura urakenyutse by'inibikiza. Data yambwiye ngo ibyo bintu bikucukunya muri puberi, ambuka ufite icyo wambukanye. Gusengera iki kizu, gusengera ubuzima bwawe ahazaza hanjye muri uriya mwaka hameze hati. Cyo ni kimwe mu byo ugomba kwandika ukabyambukana. Nukwambuka yakubwiye amakuru, yakubwiye ngo nzabana nawe cyangwa se kagucecekana. Ntiwemerere Satani ko wambukana amazina y'umuruho akuriho, amazina bakwise, amazina y'uruzerero, amazina y'ibitutsi, amazina y'inyuro, amazina ya zakarani. Lela ntiwemerere mu 2025 ntiwemera ayo mazina kuyambukana. Wambukana izina ryiza. Papa yambwiye ngo wambukane izina ryiza. Saba Imana ikubakeho izina ryiza. Lela shalabo. Saba Imana ikubakeho izina ryiza. Mu mujyi wa Kigali Imana yakubakaho izina ryiza. Mu rugo iwanyu Imana yakubakaho izina ryiza. Umwana mu byabyara abana ko ufite abana 3 cyangwa 5, hakaba umwana ufite izina riterwa n'abamwise bitewe nuko umwana yahagaze. Gusa umwana bamwita boss, na mama we na papa we bose amwita boss. Bose baravuga ati numuvuga nabi umugata zawuhagarika. Ariko wasabye izina ugura komeze wicare ngo mana fashe. Ibyo birafatika, ibyo bintu biraribwa. Saba Imana iguhizina, musabe muzahabwa. Data yambwiye ngo nze mbwira abantu ngo abaceceka ntingendana nabo, abajuje amaningena nabo, abivumbura ntingena nabo. Imana igena n'umuntu uvuga. Saba nta byo guceceka ngo Mana ngo rabizi iziki. Izina bwira Imana ngo nkeneye izina iwanjye mu rugo. Ushaka uri umudamu utagira izina, ukaba umugabo utagira izina. Kabura umugabo mugora kakuyobora, kuko umugore afite izina kakuyobora. None nimba yishyura inzu akishyura abana minerivare akahaha, umunsi urumbuza uzambara ikanzu, uzakwambika ikanzu kandi uzihangana, kuko umudamu afite iki izina. Uzamwubaha byanga byakunda, uzamwubaha kuko yishakiye izina. Nimbura umudamu ka nta kazi ntacyo ukora, uzakora ibyo kwitwa umutwaro umwite boss. Jumwati boss none se kandi no umutware wawe ko nyine ko ntacyo dusigiye, ko nta munyu, ko nta makara. Uhore muri urwo kwa Cina na Yesu. Hamagara Imana kuremera izina nawe bajya umutware ko mabusha none se umunsi tugenze gute. Imitekerereze iba mu muntu idafite ikimumariye, ishaka umuteza gusara gusa cyangwa se kurira cyangwa se kwiyahura. Niyo abari amajwi menshi. Aya majwi ashaka ngo uzaruha iwanyu, upfuye udashatse, uzapfa ntacyo wimariye. Ayo ni amajwi. Umuntu ashaka kubona uri kugenda kandi amajwi yakuze yakurembagije, paragusohoye mu nzu iwanyu ntawe utera imbere. Bese ni ibintu naterariza umuntu bikamushyira hasi. Ibyo rero ntubyambukane mu izina rya Yesu. Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Satani ashinzwe kuzana amajwi. Uburangaye gatoya wakambukana amajwi akazaguheza iwanyu. No muri uriya mwaka ugasanga ni wubatse kubera ibyo wambukanye. Ibintu wambukanye bishobora gutera ikibazo. Iyo wambutse nabi uriya umwaka winjiyemo ukawinjamo nabi usoza nabi. Iyo wambutse neza umwaka uwusoza neza. Irinde kwambukana amajwi mabi. Amajwi kuvuga ngo niko bisanzwe. Niyo urawurangije udashatse, urasebye. Niyo urawurangije nta kazi ufite. Niyo urawurangije utabyaye. Ayo ni ayo cyo bita amajwi. Ubuzima bwanjye ugomba kwambukana ishimwe.
iyo miraba igomba gusigara 2024 2025 ugomba kwambukana itsinzi dekos erebo ugomba kwambukana itsinzi ugomba kwambukana ishimwe ryuje ugomba kwambukana igitangaza ugomba kwambukana ikintu unagira abazimu bakikubita hasi ugomba kwambukana ishimwe ukubita umuroza gahita kagara ugomba 2025 ugomba kwambukana ikintu gifatika ikintu erebo gifatika kwambukana ishimwe apana kwambukana amajwi akubwira ngo urayizi ko abyari wanyu ngo n'ubundi n'amakuzongero byaye kwa Jina na Yesu vuga ngo umuhinzi nzarurera ari kuri ya mwaka nzashingirwa ugomba kwambuka ufite icyo wambukanye apana kwambuka gusa oya kwambuka ufite icyo wambukanye kwambuka ufite icyo wambukanye cyiza nugufata umwanya ukamenya ko umwaka ushize ukamenya ko hasigaye ukwezi kumwe ugata ibyakubabaje ukakira ibizima ugashaka ibizima wambukana ukabisengera ukabyatura ukambukana ibintu bifatika nuguta za karande ziwanyu reka mbabwire nga izina ryitwa ubushomeri ipfu rivumwe n'Uwiteka izina ryitwa ubushomeri ni izina rikuzaho iyo utasenze rigutindaho iyo utajyanze rigutindaho Satana araza akaryubaka Imana igukiza amazina mabi nekose mbega amazina mbonye mwami yo papa usakunda bigeza gute kari menshi mbega amazina Imana nyeretse mabi we Imana igukiza amazina mabi yisha abantu ntukwiye kwambukana amazina mabi kandi hari amazina meza uzi izina ryo kwitwa ngo yapfuye ahagaze wa mwana kwa kana kapfuye ahagaze iryo si ryo bakwise witwa nde uyu munsi witwa nde hinduza izina wambukana izina ryiza twongeye kubaha ikaze shuti mwese abantu mudukurikiye abantu Imana yimanye tukaba tugejeje muri uku kwezi Imana nishimwe kandi Imana nihabwa icyubahiro amazina yanjye ni Harerimana Werarisi kubanga byuma turi kumwe na Dieudonné uyu munsi ntabwo byoroshye nta nubwo ari byo gukinisha aho kukwiye gufata umwanya ugakurikira iyi gahunda mbaze n'ijambo rivuga ngo kwambuka ufite icyo wambukanye apana kwambuka imbokoboko apana kwambuka ujyanye ubusa kwambuka ufite icyo wambukanye ubundi ntabwo ugomba kugira mu mwaka ntacyo ujyanye reka ugomba kwambuka muri uku kwezi kandi ukambuka ufite icyo wambukanye niyo makuru nkuzane kwambuka ufite icyo wambukanye Dieudonné kwambuka ufite icyo wambukanye birashoboka ko wawe wicaye nta kintu ufite ese urambuka n'inkoni urambuka na Bibiliya urambuka na gitari nk'iyi ngiyi urambuka n'umwana ushaka kwambuka ukambukana n'umwana niyo mpamvu ari abantu babyara abana akabita babunani na banoheri bambukanye abana ukwambuka ufite icyo wambukanye biterwa n'icyo uhitamo ushobora kurangara ukambuka wambukanye ibibazo ariko ugomba kwambuka ufite ikintu wambukanye cyiza kizakugira akamaro 2025 niyo makuru nkuzaniye uku kwezi aho kugeze muri aya matariki ni amasengesho tugiye gusengamo avuga ngo kwambuka mfite icyo nambukanye niyo ntero niyo gahunda tugiyemo urari ku muntu wese umubwire ngo kuri gusengarwa hariho gahunda yo kwambuka ufite ikintu wambukanye urarika inshuti urarika umuvandimwe ni buri munsi kwambuka ufite icyo wambukanye namenye neza ko abarozi bari gutanga ibitambo
namenye ko abacuragura bari gucuragura, namenye ko n'abashaka kwiba bashaka kwiba. Hanyuma abanyamasengesho n'abantu bamenye Imana, ugomba nawe kwambuka wambukanye iki? Ugomba gusenga Imana ukambuka ufite icyo wambukanye. Kandi namenye ko hari n'abatazawambuka, ugomba kubwira Imana ngomba kwambuka uyu mwaka. Mumenye neza mubyibuke ko no kubunani bashingura. Kubunani nabwo cyo ko n'abandi bari gushingura. Imana iguhe kwambuka mu izina rya Yesu. Uku kwezi ni gahunda yo kwambuka ufite icyo wambukanye. Muri uku kwezi Imana igushoboze ubane natwe, tubwire Imana ngo Mwami duhe kugira icyo twambukana. Kasome ijambo ry'Imana hanyuma ndengeza sengi. Turashakisha hamwe n'iby'Imana duhishuriye, hamwe n'ingabire y'Imana. Uwiteka azabana natwe kandi ugomba kugira ikintu wambukana. Zaburi 93 ku murongo wa 4 hari ijambo rivuze ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Amen. Uyu mwaka wahuyemo n'amajwi menshi, ariko ndakwibutsa ko Uwiteka tugiye guhamagara abirusha imbaraga. Data mu izina rya Yesu Kristo, turaguha ikaze kuko ari wowe ukwiriye. Turaguha ikaze kuko uri umwami wacu. Turaguha ikaze kuko uri ibyiringiro byacu. Turaguha ikaze kuko nta wundi uhwanye nawe. Mwami, intego waduhaye ni ukwambuka umuntu afite icyo yambukanye. Nyemerera umubyeyi udukurikiye, umugabo udukurikiye, umusore udukurikiye, umukobwa udukurikiye, n'umuntu wese uzumva iri jambo, unyemerere abashe guhishurirwa, amenye neza ni iki nakambukana muri uyu mwaka. Mwami, ukore ku maso y'abantu, ukore ku mitekerereze y'abantu, umuntu abashe kwambuka afite icyo yambukanye. Nta kwisama mu kwa mbere, ahubwo mu kwa mbere n'ugushyira mu bikorwa bw'icyo yambukanye. Turabishye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turashimiye abantu mwese mudusengera, abantu babanye natwe mwese. Imana ibamugisha. Abashasha mwaje, abo twasanganye uyu mwaka, Imana duhamugisha. Abantu bacu barongere kwigusengerwa, bivuze ko hari abantu bashasha mwaje. Imana ibamugisha. Turashimira ndetse n'abantu namwe muzabona iki cyigisho, namwe mukiyandikisha, mugakora subscribe, mukiyandikisha kugira ngo icyo dukora ijambo ry'Imana ribagereho namwe. Imana ibamugisha. Gahunda ituzanye hano ni gahunda wango kwambuka ufite icyo wambukanye. Iyo amatariki ageze hano, amezi ageze hano, buri muntu wese mu buzima busanzwe ubundi yakagize imihigo. Ariko umuntu usenga we uzaniye amakuru. Data yambwiye ngo gira ikintu wambukana, nitagira n'iki kuvugaho ugira icyo uhigira. Ubundi Imana ivuga mu buryo butandukanye. Imana ishobora kuvuga ikoresha umuhanuzi, ariko nawe ubwawe ushobora kwiyaturiraho icyiza, Imana ikagishyigikira. Wirinde kwambuka udafite icyo wambukanye. Bibiliya ivuze ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Amajwi y'amazi menshi. Iyo tuvuze amajwi, hari amajwi buri muntu wese arwana nayo, abantu badashobora kumenya ko ubundi amajwi nta muntu umenya ko umuntu ari kuyumva, nta n'umuntu umenya ko hari amajwi ari mu muntu. Ubundi amajwi aba mu muntu. Ni imitekerereze igoranye ivuna umuntu, iba yabaye myinshi muri we,
idafite ikibazo mu buzima bwe yitwa amajwi y'amazi menshi. Imitekerereze iba mu muntu idafite ikimumariye, ishaka kumuteza gusara gusa cyangwa se kurira cyangwa se kwiyahura, niyo aba ari amajwi menshi. Aya majwi ashaka ngo uzaruha iwanyu, upfuye udashatse, uzapfa ntacyo wimariye. Ayo ni amajwi. Umuntu ashaka kubona uri kugenda kandi amajwi yakuze yakurembagije, baragusohoye mu nzu iwanyu ntawe utera imbere. Mbese ni ibintu naterereza umuntu bikamushyira hasi. Ibyo rero ntubyambukane mu izina rya Yesu. Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Satani ashinzwe kuzana amajwi. Uburangaye gatoya wakambukana amajwi akazaguheza iwanyu no muri uriya mwaka ugasanga ni wubatse kubera ibyo wambukanye. Ibintu wambukanye bishobora gutera ikibazo. Iyo wambutse nabi uriya umwaka winjiyemo ukawinjamo nabi usoza nabi. Iyo wambutse neza umwaka uwusoza neza. Irinde kwambukana amajwi mabi. Amajwi kuvuga ngo niko bisanzwe, niyo urawurangije udashatse, urasebye, niyo urawurangije nta kazi ufite, niyo urawurangije utabyaye. Ayo ni ayo cyo bita amajwi. Mbanje kwiyama ayo majwi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti mucunguzi. Ayo majwi Uwiteka yambwiye ngo tuyavume. Umugabo arananiye, n'uwa mbere yarananiye, ntabwo muzigera ashaka, urubyaro ruranze, niko bimeze, n'uyu mwaka urangiye none nasamye. Ayo ni amajwi. Katika jina la Yesu Imana igukiza ayo majwi. Indwara ntigikira, umutwe ntukira, ibibyimba ntago bikira, iwacu ntawe utera imbere, ndi umukene, ntacyo nshoboye, ntacyo nzima. Amajwi. Ibisazi ntago ari byo bajyana indera. Iyo watangiye kwataka n'aya majwi akaba menshi muri wowe, ubundi uba wasaze. Ariko mvuga ijambo ryavuze, ijambo ryaravuze ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera. Niba mara gukomera bakora iby'ubutwari, ukomera ryari? Ukomera igihe uri kumva ayo majwi ari kuduruza. Imana igukiza aya majwi mu izina rya Yesu. Aya majwi ni mabi. Aya majwi yatuma abantu birwanira, ugasanga umuntu arishingiye, ugasanga umuntu aribye baramufunze. Aya majwi ni mabi. Aya majwi yakuvana mu gihugu atari ukagenda ugahunga kandi abantu bari gutera imbere. Aya majwi ugahunga uhunze isasi, uhunze ibintu bitahari. Iyo Imana igukiza amajwi mabi. Aya majwi aragatsindwa. Aya majwi yataka umuntu agafata umuti akiyahura, akabumira uburozi, akabugotomera, agapfa kubera amajwi. Ariko ndakwibutsa ko Uwiteka abiri hejuru abirusha imbaraga. Ayo majwi yose n'amazi ahura. Umuraba. Amajwi iyo bavuga umuraba, ubundi umuraba ni iki? Umuraba ni intambara umukristo ahura nazo. Amajwi ni ibigwanira umuntu muri we. Noneho umuraba ni intambara. Iyo bavuga umuraba ntabwo ari umuyaga wo mu nyanja. Umuraba ni intambara uhura nazo, kandi izo ntambara zikazanwa n'abo utakekaga. Ngo ariko ibyo byose Uwiteka erekosikama, ibyo byose Uwiteka abirusha imbaraga. Birashoboka ko wahuye n'umuraba, umuraba uragatsindwa. Niko mawe None gusenga no gwana umukobwa arambwa ati mama yanuki igitenge kinashaje. Umwana gifashe gakenya ati uzashaka wawe akikugurire. Cyo nicyo bitumuraba. Kiramubyaye ariko aramurambiwe, ageze mu rwego n'igitenge agifashe giye gukenyera akimucira. Kandi umugabo ntabwo amuvana kuri banke, nta hantu yabitse umugabo n'ugusenga Imana ikazamuha, ntarambe yageze. Cyo umuntu utuka umukobwa ngo ntabwo ntarashaka. Cyo nibaza, hari ibintu nge nibaza bikanyobera. Umuntu utuka umuntu ngo abyara igisina kimwe, ngo abyara abakobwa cyangwa abyara abahungu, biranyobera. N'umuntu utuka umuntu ngo narashaka, abo bantu baranyobera. Ninde nica nk'abase abantu barajya batekereza. Umugabo ntiyamubika kuri konti, umugabo ntamuvana hehe. Ntabwo nyine ngo umuhanda nguru umukobwa ujye kwirambagiza baguseka. Usibye gusenga ukera imbuto, ukarwana n'amajwi, ukarwana n'imiraba, ukabwira Imana ngo mwami
ndemera ishimwe mu buzima bwanjye. Ugomba kwambuka n'ishimwe. Iyo miraba igomba gusigara 2024, 2025 ugomba kwambuka n'itsinzi. Dekos erebo, ugomba kwambuka n'itsinzi, ugomba kwambuka n'ishimwe ribyuje, ugomba kwambuka n'igitangaza, ugomba kwambuka n'ikintu unagira abazimu bakikubita hasi, ugomba kwambuka n'ishimwe ukubita umurozi agahita akagara. Ugomba 2025 ugomba kwambuka ikintu gifatika, ikintu erebo gifatika, kwambuka n'ishimwe, apana kwambukana amajwi akubwira ngo urayizi ko abyari wanyu ngo n'ubundi n'amakuzongero byawe kwa Kinana Yesu, vuga ngo umuhinzi nzarurera ariko ya mwaka nzashingirwa. Ugomba kwambuka ufite icyo wambukanye, apana kwambuka gusa, oya kwambuka ufite icyo wambukanye. Kwambuka ufite icyo wambukanye cyiza nugufata umwanya ukamenya ko umwaka ushize, ukamenya ko hasigaye ukwezi kumwe, ugata ibyakubabaje, ukakira ibizima, ugashaka ibizima wambukana, ukabisengera, ukabyatura, ukambukana ibintu bifatika. Nuguta za karande ziwanyu. Reka mbabwire, kirazira gukumwaka ushira ngo urangire ntacyo utekereze, kandi abarozi bari gutangaho ibitambo, bari gutwara imyenda, bari gutwara amafoto. Imana ishyigikira umuntu wabigizemo uruhare, ni ishyigikira umuntu ugenda wirirwa yigenzagenza gusa. Ishyigikira umuntu wabigizemo uruhare. Imana ishyigikira umuntu ufite sample. Udafite sample ntigushyigikira, irareka ugakomeza ukayurira aho ngaho. Sample yawe rero ni ukumenya ngo ngomba kwambuka mfite icyo nambukanye. Umwami Yesu yanuye nkubwire ngo gira icyo ushaka kwambukana cyiza, tekereza icyo wakambukana, saba Imana iguhe icyo kwambukana. Ni gucecekana utekereze icyo wambukana. Haranditse ngo musemuzi yagira gute muzahabwa, ariko niwambuka gutyo ngo wambukana amashati n'amajipo gusa, oya kwambukana amasaha na za kamambi n'imipira, ibyo zimaze iki? Ni guceceka, nusenga ayibiri gaceceka, ukajya mu cyumba gaceceka, kuwa gatatu kuri shane twirwamo ugasenga Imana gaceceka, ugakora ubutayu mu nzu iwawe gaceceka, ubwira Imana ni iki kindambukana, mbwira amakuru njyana ikagucecekana. Wicara utekereze uvuge ngo yanyemereye kugira icyo niremera. Nese abarozi ko bajya gucisha bakaroga abantu, kandi ari abarozi nabo bagiye gucisha ari abantu nkanswe, wowe usenga Imana yo mu ijuru. Uvuma avuga, uroga aroga avuga, nawe ugomba kwambuka uvuga icyo wiyaturiho nicyo cyiza Imana izana. Kwambuka ufite icyo wambukanye. Ntiwemerere Satani kikubwira ngo uyu mwaka urangize wicaye nta kintu ukora, nuruza utanye nta kintu ukora. Ambuka wateguye kuntu uzacuruza, ambuka wagiye gushaka ikibanza, ambuka washatse ibintu byose, ambuka washatse iseta, ambuka ibintu byose, jya kurambagiza ikibanza ukibikeho, jya kurambagiza iseta, wambuka ufite icyo wambuka. Niwemere kwa musore kwambuka nta sherika, wongere ngo Imana ngo izamasheri, ngo mwami ngo ndakwinginze, ngo rero ngo urabireba, ngo uca inzira aho zitari, ufite amaso ufite amano urareba, ngo uca inzira aho zitari, ngo unyiyereke, insengero zirahari. Ngwiki jya mu rusengero ugende wicara uvuga ati mbonye mukobwa, mbonye Rasheli, mbonye Marigarita, mbonye uvuge urambagize, uvuga ati uriya mwaka mu kwezi kwa kane zakura ubukwe, ariko Imana ngo uzabaye nanjye, ngo uzamfashe, ngo nyine kumukunzi. Ufite amaso, ubwo ni ubuyobe, va mu bwo buyobe. Urarambagiza yaba atariwe, ikavuga ati warambagije ntago ari we, ariko warambagije. Ngo urindire ngo izakubwiye ngo ije mu rusengero ngo ni kanaka, mu buhe bushuti ufitanye nayo, ubushuti bungana guteze.
kwambuka ufite icyo wambuka ni ukwambuka kujya muri mwaka ufite intego. Uriya mwaka umuntu udafite intego azatakara mu nzira. Gutakara ni ukubona abantu bari kudepansa, bari kwiruka. Uriya mwaka uriruka, umuntu udafite intego azatakara. Niko Data yambwiye. Uzatakara mu mitekerereze, utakare mu iterambere, utakare mu bintu kubera ko udafite intego. Uriya mwaka Data yambwiye ngo ni umwaka wiruka, ni umwaka Imana izashigikira umuntu wese ufite icyo yambukanye. Kirazira kwambuka ntacyo ufite. Shuti zagusenga rwamo nkurikiye ku miboro wacu wa YouTube channel, ndakwinginze kwambuka ufite icyo wambukanye. Ayi, nimba warasengeye umutware wa mukaganira, mwicaze mushakisha uburyo musohokana mugene mugara mugatisheri shaka tuganire. Wanyemerera muri uyu mwaka twaza tugena gusenga, agukuzo hakubwiye ngo hoya cyangwa yego. Nuwambukana yego uzamuka ngo mwami, urabibona ko yambwiye ngo hoya ni wambukana yego, urabona ndagushije ko ambwiye ngo yego. Ariko we kugenda ngo mwami ngo nzabireba ngo uyu musozi ngo zankora, ukwiye no kumenya ko ukwiye kwiyakira. Senga bazimana ngo uyu muntu tuzabana gutyo, ubundi wiyakire. Umwicaye umwigikoma wiyakire, uhekenye kirida. Iye yavuze ikakubwira, ikavuga ati iki ni gihinduka, ukinyakiri ugatubwira ati bo okay kamyihangane. Umuntu afite ubumuga yemeza ko bana bwoko ntaho wabuhungire. Ariko wavuze ngo ndashaka kumenya amakuru, kwambuka ufite icyo wambukanye. Hari ibintu bitanu ukwiye kuzuza muri uku kwezi, muri agenda yawe, ukabyuzuza ukawufite. Tugasenga ubifite, tugasenga nawe ubifite. Icyambere gusengera ubuzima bwawe. Iki kizu kiri mu mwuka kiriho umubiri. Nimvuga ubugingo bwo bwajya no mu ijuru. Icyambere ukwiye kwandika muri agenda kugomba kumenya amakuru y'ahazaza hawe y'uyu mubiri wawe, y'umubiri kuko ushaka kugira ku itariki ya mbere Satani kakwiba. Icyo ni icyambere ucyandike. Kumenya amakuru y'ubuzima bwawe y'ahazaza hawe n'ikimana ihavuga. Nukwambuka ufite icyo wambukanye. Kumenya hazaza hanjye hazamera gute. Ni ujye kumukubana ngo umwami ngo umwana wanjye ngimvize nazibure ntiguhetse ngo uzabona ibyiza by'abana bawe. Yikubwiye guzabona ibyiza by'abana bawe utarabyara, biba bivuga ngo iguhaye kurama umwaka uzawujya mu busozi. Ariko kugera utazi nimba uzarama ejo ukabura urakenyutse byo nibikize. Data yambwiye ngo ibyo bintu bikucukunya muri pubere. Ambuka ufite icyo wambukanye. Gusengera iki kizu, gusengera ubuzima bwawe. Ahazaza hanjye muri uriya mwaka hameze hati. Icyo ni kimwe mu byo ugomba kwandika ukabyambukana. Nukwambuka yakubwiye amakuru, yakubwiye ngo nzabana nawe cyangwa se kagucecekana. Kuko akenshi niko nakubwiye ko izacyura umuntu. Irabihisha kandi n'umuhanuzi wabihanura ngo izagucyura buri baba yabuze ubwenge. Nugukura umuntu umutima, nukuvana umuntu ku biryo, nugutangira guteza umuntu kuganya, wanatuma arimbuka. Umuhanuzi w'ubwenge ntabwo umuntu waratawe. Aravuga ati ugira ubucuti n'Imana wiyeze ukunde gusenga cyane wende n'ibyaha ubundi kigendera. Muke mugira ubwenge. Nta kintu cyose Imana ivuze bibijya kwizi kamera zahanga. Aha. Kwambuka ufite icyo wambukanye. Pini cyambere kumenya hazaza hawe. Ugomba gusema Imana kuvuga ko Imana ikubwiye sinzarama, se yacecekanye, se nzarwara, se bizagenda bite. Nkeneye kumenya amakuru y'ahazaza hanjye y'uyu mubiri. Kabiri, guhindurirwa izina. Hari izina mvuga ntabwo ari izina so na nyoko bakwize. Oya, ni ya mazina yo muri karitsiye
bakwita. Ni ya mazina nawe ubwawe dayimoni kubwira ati yakira urindushye. Guhindurirwa izina. Izina ry'ikigereranyo cyangwa se izina ry'igisubizo cyangwa se izina ry'igitangaza cyangwa se izina ry'umuruho, ayo mazina nta bantu bayita, ahubwo ushiduka yagufashe. Amwe ashobora kuba meza cyangwa se akaba mabi. Ubu nta muntu wigeze anyita pasiteri, ariko natambuka ati pasiteri, tumushumba, nta bigeze amenyita, kandi byaraje. Izina rero riza bitewe n'ahantu uri, bitewe n'iko ari kukubona n'umwambaro uri kwambara. Umwambaro ntabwo ari uyu nguyu. Gusenga ukabwira Imana ngo ngeneye ko muri uriya mwaka unemera izina ryiza, izina rishya kandi ryiza. Urugero, higeze haduka ba Nyampinga, usibye ko bitagihari, ariko ntago ba Nyampinga umuntu avuga yitwa Nyampinga n'abandi bamukurikiyeho. Umuntu akagira agatitira kanakagendana, yewe nakaryoha, akikubita mu ikanza, akaryoha, akabigitangaza, akaba umusitari kuri agatitire konyine gusa. Izina rituma uryama, izina rituma wambara, izina rituma ugira agaciro. Izina kwambuka ufite icyo wambukanye. Reba rero, reba nimba hari indushyi wanyu, Satani yakubata izina ry'umuruho, urihunguze, urivaneho. Fata je nubatira izina ndarihunguje, ukubite hasi iryo zina, ngo ndashaka izina ryiza. Zina ntiwemerere Satani ko wambukana amazina y'umuruho akuriho, amazina bakwise, amazina y'uruzerero, amazina y'ibitutsi, amazina y'inyuro, amazina ya zakarani. Lela ntiwemerere mu 2025, ntiwemera ayo mazina kuyambukana. Wambukana izina ryiza. Papa yambwiye ngo wambukane izina ryiza. Saba Imana ikubakeho izina ryiza. Lela shalabo, saba Imana ikubakeho izina ryiza. Mu mujyi wa Kigali Imana yakubakaho izina ryiza. Mu rugo iwanyu Imana yakubakaho izina ryiza. Umwana mu byabyara abana, ko ufite abana 3 cyangwa 5, hakaba umwana ufite izina riterwa n'abamwise bitewe nuko umwana yahagaze. Gusa umwana bamwita boss, na mama we na papa we bose amwita boss. Bose baravuga ati numuvuga nabi umugata azawuhagarika. Ariko wasabye izina, ubwo urakomeza wicare ngo Mana fashe, Mana fashe, Mana fashe. Ibyo birafatika, ibyo ntibiraribwa. Saba Imana iguhe izina. Musabe muzahabwa. Data yambwiye ngo nze mbwira abantu ngo abaceceka ntingendana nabo, abajuje ntingendana nabo, abivumbura ntingendana nabo. Imana igena n'umuntu uvuga. Saba nta byo guceceka ngo Mana ngo urabizi iziki. Izina bwira Imana ngo nkeneye izina iwanjye mu rugo. Ushaka kuri umudamu utagira izina, ukaba umugabo utagira izina, ukaba umugabo umugore akakuyobora, kuko umugore afite izina kakuyobora. None nimba yishyura inzu, akishyura abana minerivare, akahaha, umunsi urumbuza uzambara ikanzu, uzakwambika ikanzu kandi uzihangana, kuko umudamu afite iki izina. Uzamwubaha byanga byakunda, uzamwubaha kuko yishakiye izina. Nimbura umudamu ka nta kazi ntacyo ukora, uzakora ibyo kwitwa umutwaro, umwite boss. Ati boss none se kandi no umutware wawe, ko nyine ko ntacyo dusigiye, ko nta munyu, ko nta makara, uhore muri urwo kwa Kina na Yesu. Hamagara Imana kuremera izina. Nawe bajya umutware ko mabusha, none se umunsi tugenze gute? Fata sengana tuduhuze, se tugiye ikintu dukora nayo. Yo naze n'umudamu uravuga umugakora ati ni ibitenge gusa uri konyereka gusa nta nisa ndi wowe, asa ni ibintu by'imikino wowe. Kavuga ati turaza kuvuga ntagira yasanye.
izina ribi ragatsindwa n'Imana. 2025 ntukwiye kuguma ubwo, ugomba kubwira Imana ngo izina rishya, izina rijyana n'igikorwa ufite. Yo nta gikorwa witwa izina, yitwa umushoferi, yitwa umushomeri, nari nguhaye ibyo utigeze. Yo nta kazi, witwa izina atari rya so na nyoko bakwise, ryitwa umushomeri. Iyo ni izina bakwita umuntu, ukaryakira, ukariryamana, ukarisinzirana. Abantu benshi muri Afurika iryo zina bararifite. Iryo zina ntabwo riberewe, iryo zina ntiriryoha, iryo zina ntiwarigendana, iryo zina ntiwarirata, iryo zina rirarura, iryo zina ritera ikirungurira, iryo zina rituma umuntu yishima mu mutwe, iryo zina rituma umuntu kwigunga. Iryo zina ryitwa umushomeri, ipfu rivumwe n'Uwiteka. Izina ryitwa umushomeri ni izina ni izina rikuzaho. Iyo utasenze rigutindaho, iyo utajyanze rigutindaho. Satani araza akaryubaka. Imana igukiza amazina mabi. Nekose mbega amazina mbonye mwami yo papa usakunda bigeza gute kari menshi. Mbega amazina Imana inyeretse mabi we. Imana igukiza amazina mabi yisha abantu. Ntukwiye kwambukana amazina mabi kandi hari amazina meza. Uzi izina ryo kwitwa ngo yapfuye ahagaze, wa mwana kwa kana kapfuye ahagaze, iryo si ryo bakwise. Witwa nde uyu munsi? Witwa nde? Hinduza izina, wambukana izina ryiza. Uzina ryo kwitwa indaya, uzina ryo kwitwa ikijura, uzina ryo kwitwa umunywarumogi, uzina ryo kwitwa umusinzi, uzina ryo kwitwa umunyamahane, uzina ryo kwitwa umurozi. Yo Imana igukuraho amazina mabi. Dore uko Umwami Yesu yantumye, iki ni cyakabindiho. Ibintu 5. Bwira Imana ngo imyaka maze ndiho amazina mabi ntari shyashya. Bibiri igaragaza abantu Imana hindura amazina. Ba Esther bahindura amazina, bitwa abamikazi. Ba Yosefu bahindura amazina, ba Morodeka. Imana ishinzwe guhindura amazina babigizemo uruhare. Ba Danieli ntabwo Imana igutabara itahinduye izina, ariko kubigiramo uruhare. Sample yawe, terura kwizera kwawe. Ni ikinambukanye. Ubu ugiye kwambukana nanone agahenda ngo wacu ntabwo washingira, ngo urumva ngo rindi yakiriye ngimaze kwa 37 ngo nyine bizagenge 40, ngo nyine nimbona bitinze ngo nzana mu byare wacu mu murengo nakundi. Mbega ikizina kibi, icyo nshaka kwambukana. Kaba kwatura amagambo mabe buzuye, abakuroga kwaturaho ibibi, abakwanga kwaturaho ibibi, abatifuza ko bakwatura bibi, wakiyaturiyeho ibyiza. Data yambwiye ngo wakiyaturiyeho ibyiza ko bihari. Umuntu wese umurikiye asaba Imana kwambukana izina ryiza. Icya gatatu, Umwuka Imana yambwiye, umuntu wese ukubonye akwita umuswa, usaba Imana ubwenge. Ubwenge butandukanye n'ubumenyi, mujye mu bitandukanya. Usaba Imana ishyigikira ubumenyi bwawe, yongere mu bwenge, kuko uriya mwaka Imana ikeneye abanyabwenge, isi ikeneye abanyabwenge, itoro ikeneye abanyabwenge, igihugu ikeneye abanyabwenge, umuryango ukeneye abanyabwenge. Buri hantu hose ubwenge burakenewe. Usaba Imana ngo ngomba kwambukana ubwenge budasanzwe. Jewe ndi gusenga Imana, nirirwa numva amakuru, nirirwa senga nkanumva. Cyo nabyana kuri TikTok ndabwa, nti umuntu udashaka kumva ntacyo amenya.
impamvu ubona abanyafurika badatera imbere, abanyafurika ntabwo bakunda kumva. Ngubu ibyo jambo ry'Imana byo kuri YouTube babyita by'abasazi. Ubwo si birabaye ngombwa ko ujya hatari urusengero, ubwo uzabaho nyine ntacyo wumva, uba uraguye. Ariko hariho ibintu bizima, hariho amakuru, hariho inama, hariho ubwenge, hariho kwiga, hariho ibintu byinshi wakiga bikakugira umumaro. Ibintu byose ugakubita ngo nta mpamvu kubyumva. Urasaba Imana ubwenge, urasaba Imana ubwenge bwo kubana abantu, ubwenge bwakubeshaho, ubwenge bwaguhesha agaciro, ubwenge bwatuma ukenerwa. Nta muntu ukenera umuswa wapi. Bahaye uburenganzira undangiraho Bibiliya igaragaza ikenera umuswa, ntaho. Nta muntu ukenera umuswa, ntaho. Urasaba Imana ubwenge, kandi ijuru ndimo ndumwuka Imana nambwira ngo data ari tayari kuguha ubwenge unkurikiye. Saba Imana ubwenge, zekotama mu byo wambukana, saba Imana iguha ubwenge. Nutambukana ubwenge uzabaho ute? Nutambukana ubwenge uzakora ute? Nutambukana ubwenge uzagira agaciro gute? Urasaba gusaba Imana ubwenge. Data yambwiye ngo mu bintu bitanu wambukana, saba Imana ubwenge. Saba Imana ubwenge. Lela elefa. Saba Imana iguhe ubwenge. Iguhe ubwenge. Ubwenge buguhuza n'abantu, ubwenge buguhuza n'inshuti, ubwenge buguhuza n'abakomeye, ubwenge buguhesha kuvumbura ubwe elelaza. Saba Imana ubwenge, wambukana ubwenge. Urambuka ntacyo ufite kweri, ubure no gusaba Imana ubwenge kweri. Data yambwiye ngo usaba Imana ubwenge. Icyakane, saba Imana umugisha. Iyo tuvuze umugisha ni iki? Abantu benshi bafite amafaranga ariko ntafite umugisha. Mugisha ntabwo ari amafaranga, oya. Amafaranga udafite umwishyura yabona akagenda, ubona miliyoni 100 zikagenda, ukarangura imodoka zikagenda, ukarangura amakamyo akagwa, ugashinga bizinesi bigahomba. Amafaranga urabona ko usaba Imana icyo bita umugisha. Umugisha ukomaho, umugisha ugutindaho, umugisha nukuvaho. Ela liriza kotremo, iki ni icyakane. Saba Imana umugisha. Kwa Jehova yararemye ngo umugisha utanga mwami wanje ntiwongera umubabaro. Saba Imana umugisha. Ushaka kugira ubwenge ko udafite umugisha, urapfana. Saba Imana iki umugisha. Umuntu ufite umugisha arangwa n'iki? Kavuga nka bitatu nigendere. Umuntu ufite umugisha arangwa n'iki? Icyambere, arangwa n'igikundiro. Nubona umuntu afite igikundiro uzaba ngo umuntu afite umugisha. Igikundiro ntiwagikura ku babyeyi, ntiwagikura mu mashuri, ntiwagikura kuri Yesu Kristo. Nta muntu ukiha. Iyo Imana igiye guhindura ubuzima iguha igikundiro. Nicyo yahaye Esteri, nicyo yahaye Morodekayi, nta kintu, nicyo yahaye Dawidi muvana mu ishyamba. Ni igikundiro imurutisha Abaminadamu na Bashama na Beriya, abo bose bavanaga indimwe nawe, irabamurutisha. Dawidi imuha igikundiro, iramutoranya, imuha igikundiro, bamusiga amavuta, baramwimika, abo mwami wa Isirayeli. Ni igikundiro. Nubona umuntu Imana amuhaye igikundiro, uzamugira inshuti. Igikundiro kiguhuza n'abantu, abantu bakakuzanira amafaranga, abantu bakuzanira ubushobozi. Igikundiro. Bekita elera zango erefo. Saba Imana igikundiro. Igikundiro kizana amafaranga, igikundiro kizana akazi, igikundiro kirimo byose. Iyo wasabye Imana igikundiro, business iraguka. Ushinga business abantu bagatonda umurongo. Dusaba Imana igikundiro. Ubyara umwana akigishwa n'abandi, abandi bakamwigisha igikundiro.
ntigeze ngana umwana w'umukobwa Imana amuha igikundiro imuha gucuranga gitari rimwe Imana ngo ndashaka kuguha umugisha kandi ndaza kugwa hanciye muri gitari hagira afite gitari ihagara mu muhanda aririmba zaririmba igitangaza aracuranga umuntu wese utagakwama urebye ikanzu agakwama urebye intoki agakwama umuntu wese agakwamira ngaho urebye umusatsi agakwama uruziga rurakubita bamaze kuba benshi Imana ibahinda mati mukoremo yo muremere umwe akora mufuka amuhereza undi akoramo amuhereza yacyuye amafaranga ndeba nanjye narizi gucuranga ko nayo bamaye igikundiro yacyuye amafaranga nabwo atari ko sare yuwabye nawe nkagutiza nawe ugacuranga Imana ukagakuremera nari inkubiswe nari umusore ndamubwaniye uyu munsi wari uwawe ngewe nacuranze bavuga ati genda waruhungu we genda ariko igikundiro cyaje ukora kuri gitari abantu bakarira haleluya Imana iguha igikundiro iri kodre mo erefa Imana iguha igikundiro cyaje uhagara mu rusengero abantu bakuza urusengero igikundiro cyaje uvuga Imana abantu bakakumva Imana iduha igikundiro bakozi b'Imana abanyamasengesho bacuruzi bacuranzi buri muntu wese kugera ku banyamakuru abantu mwese mukine igikundiro umuntu wese ikintu akwiye gushaka kwisi ni igikundiro kandi igikundiro ntibakiga mu ishuri igikundiro baragisaba ugisaba Imana ikakiguha hantu wakirangura nta hantu wakirangura twese twajya kukirangura igikundiro agisaba umuntu ufite igikundiro aguhagarara imbere kumva nushaka kakagenda kabati bugume aho ngaho umunsi umuntu akubirwa ushaka gumanga ati ninguma hasi urafasha ati yeguma ko afite igikundiro umuntu ufite igikundiro bigisubizo cy'abandi iyo nakore kugira igikundiro byonyine ubu igisubizo cy'isi ubu igisubizo cy'abantu cyamaga Imana iduha igikundiro gitoro ryarahenebeye impamvu ryahenebereye tayimoni yatwaye igikundisha mu icyangiro umuntu ajya gusenga avuga ati Imana ifasha simure n'ababarozi ngo banzingiremo kandi bakomerekeyemo ariko igikundiro ntikigaruka amateka azahinduka Yesu yambwiye ngo kwambuka ufite icyo wambukanye saba Imana iguha igikundiro ngo wabuze akazi ngo wabuze shere ngo wabuze afura saba Imana iguha igikundiro Imana ngo ndashaka kwambukana igikundiro cyonyine byonyine pfukambwira Imana ngo 2025 ndashaka kwambukana igikundiro uzarebe kutazatwana wati ubuzima bwarahindutse igikundiro ndi umugabo wo kubihamya hari ibyo Yesu yakoze ku buzima bwanjye kubera ko konyine igikundiro cyajyanye muri misiyo igikundiro cyanyuze muri etaje kibagabaga igikundiro we igikundiro cyaguhindurira ubuzima igikundiro mwe murakizi igikundiro kiguhesha gushaka kare abantu umunsi wara wacumbanye igikundiro abantu babaho umuntu abaho akabona nta kintu yambukana ase ubwenge ukabaho wicaye ntugire ikintu wambukana ntugire ikintu usaba Imana ntubone ko Satani yaguteje ikibazo ntubone ko ufite ikibazo saba Imana ubw'Imana ngo mpa ubwenge ariko mane igikundiro haleluya saba Imana iguhe igikundiro icya gatanu umwuka Imana ngo saba Imana umwuka wera saba Imana kuzabana umwuka wera azaba mu buzima bwawe ubundi umwuka wera ni iki umwuka wera ni umwami wa byose muri iyi si Yesu agiye kujya mu ijuru avuga ngo simbasize mwenyine simbasize nk'imfubyi mbasije umufasha umwuka wera ni control akontrole ibintu byose byo kwisi ubuzima bwawe iterambere ryawe amahoro yawe aho uzajya aho uzaryama usinziriye umwuka we zanamo saba Imana umwuka wera ubwima ngo 2025 ndambukana ndashaka kwambukana amavuta umwuka wera
wacu yaravuze ngo turambiwe yo meruka kuva mugamba ngo turambiwe Boniface aravuga ngo turambiwe ngo abahanuzi bashiriwe turambiwe abakozi Imana bashiriwe saba Imana iguha amavuta iguha umwuka wera iguha igikundiro rero sinimo wambuke na 25 utarashiriwe ubuzima bwawe buzahinduka umwami Yesu akuntumye ngo kwambuka ufite icyo wambukanye ngaya amasisho dutangiye muri ku kwezi ngaya yitwa kwambuka ufite icyo wambukanye ndagira ngo ngusengere inshuti yanjye murabizi ko nzi gucuranga ntabwo nagira nacuranzeho rwose murabizi namwe murabizi ayi murabizi sishaka kuguma uko ndi nashaka guhindura izina sishaka kuguma uko ndi nashaka guhindura izina y'amateka mabi Satani yasize uyu mwanya mwami uyanyamure ririmba iyo ndirimbo uyiririmbe iraba ngo sinshaka kuguma ukundi sinshaka kuguma ukundi nashaka mwami wanje we umpindurira izina sinshaka kuguma uko ndiyo nashaka guhindurirwa izina y'amateka mabi Satani yashizeho uyu mwanya mwami uyankureho umubwenge mwami umpindurira ibihe ungira uw'agaciro mu buzima bwanjye umubwenge mwami umpindurira ibihe ungira uw'agaciro muri ibi bihe la shakara bori abandonemo igihe cy'umubabaro nagisezeye igihe cy'ubucakara nagisezeye igihe cyo kwipinga nagisezeye ndakira ineza yawe mwami mwiza kuko ni wowe uyifite haleluya ndakira ineza yawe mwami mwiza kuko ni wowe uyifite mwami wanjye ndakira ubwenge mwami wanjye mwami mwiza kuko ni wowe ubufite ndakira kuba uw'agaciro kuko ni wowe ugatanga ndakira umugisha kuko ari wowe utanga sinambuka nawe ujyanye mwami w'umugisha wawe ndakira umugisha kuko ari wowe utanga sinambuka nawe ujyanye mwami ndajyana umugisha wawe ndakira ubwenge kuko ari wowe utanga lolira sinambuka nawe ujyanye kuko ni wowe utanga ndakira umwuka wera nebori ya sharamo kuko ni wowe utanga sinambuka nawe ujyanye ndakira ubuzima
undindira ubuzima kuko ni wowe ubutanga sinambuka na bujyanye ndakira amahoro yawe Lazarabo ndakira umunezero wawe Yesu mwiza ushimwe ndakira ingabire yawe Imana ishimwe ndakira kugira agaciro ndakira ubwenge buturuka kuri wowe mwami wiza ndakira umugisha mwami mwiza sinambuka nawe ujyanye ndakira umugisha wawe ndakira ubuzima mwami mwiza sinambuka nawe ujyanye kuko ni wowe ubutanga ndakira amahoro yawe horiya sharama ndakira umunezero wawe ndakira kurama sinambuka ntabijyanye kuko ni wowe ubitanga sinambuka kuko ni wowe ubitanga sinambuka ntabijyanye kuko ni wowe ubitanga Mana mu izina rya Yesu Kristo uri Imana y'ububasha uri Imana ikomeye uri Imana ifite imbaraga uri Imana ifite ubutware uri Imana ishobora byose ndasengeye umubyeyi udukurikiye ndasengeye umugabo udukurikiye ndasengeye umukobwa udukurikiye ndasengeye umuyobozi udukurikiye umuntu wese udukurikiye muri kano kanya ndamusengeye ngo umuhe kwambuka afite icyo yambukanye mu buzima busanzwe umuntu wese agira umuhigo akagira imigo byo azageraho ariko mu buryo bw'umwuka wambwiye ngo mwami umuntu wese yambuka afite icyo yambukanye ndasengeye umubyeyi ndasengeye umugabo ndasengeye umuntu wese mwami muri uriya mwaka wa 2025 uhe buri muntu wese kwambuka afite icyo yambukanye kandi umuntu wese dukurikiye umuhe kugeramo kuko hari abo Satani ashaka kwiba ariko turirukana izo manuka turukana izo mpfu turukana ayo marozi turukana urwo rupfu rutunguranye uha abantu kurama umuntu wese umuhe kwambuka afite icyo yambukanye tuzafatanya amashimwe tuvuga ngo Yesu warabikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti amen ndaguha ikaze muri aya masengesho muri uku kwezi kwambuka ufite icyo wambukanye uze dufatanye yewe hari naho ndajyaho live kugira ngo dufatanye muzanamamagara kwambuka ufite icyo wambukanye ndaguha ikaze waba uri mu Rwanda waba uri mu bihugu aho Imana gutuje ariho hose iyi gahunda muzayikurikirana ni buri munsi yewe naho nubwo nzaba ndi mu rusengero no kwambuka ufite icyo wambukanye nta kwambuka imbokoboko Imana ibaga neza Yesu abamugisha ijambo ry'Imana nahagaruka ambuka ufite icyo wambukanye